kwiyiriza ni ukubabaza uyu mubiri ariko ufite umushinga wo gukuza umwuka. Nababwiye ko umwuka ufite aho uri n'umubiri ukagira aho uri. Ikiraro kiba hagati y'umwuka n'umubiri cyitwa ubugingo. Kwiyiriza bikuza umwuka w'umuntu. Nubwo uyu muntu wacu w'inyuma arushaho gusaza ariko umuntu w'imbere arushaho kuba mushya. Nshatse kubabwira iki? Kwiyiriza ubusa bikuza umwuka ukuriho. Ntago kwiyiriza ubusa ari cyo mu bakristo gusa. Even niba dukurikira umuyisilamu urabizi hari icyo bita mwezi Ramazani. N'ukwezi nabo bagira ko kwiyiriza ubusa. Umukinnyi udukurikiye ari mw'icyo gihe yemera ko bamwita umuswa bakagira gute, ariko kuko ari mu kwezi yahariye kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa kuwemera afite icyo yizera, afite icyo yemera, aho kiva kikagera kigirana isano n'icyo, kuko nibwo buryo bwo kongera gukuza umwuka ukuriho. Ibyo ndeka nzabyigisha ukwabyo, uruhare rwo gusenga no kwiyiriza ubusa, kuko gusenga bihurira no kwiyiriza ubusa, kuko buri gusenga kose si ukwiyiriza. Imana yo mu ijuru idihana umugisha. Ibyo twarabibonye. Gatatu, twabashije hari icyo bita meditation, gutekereza ku mwami wawe. Mwuka wera yagufasha ukumva iki kintu ubuzima bugahinduka. Mwuka wera yagufasha ukumva iki kintu amateka agahinduka. Ukajya ku meza wumva ibyo ugiyeho, ukabona unesha ibyananiranye. Bibiliya yakomeje ivuga iki kirahagije nguko data uhoraho yantumye, niko Yesu yavuze. Nkaba ndiho ku bwa data, ngo nikundya nawe azasigara atari uriho, ariho ku bwanjye. Pawulo niwe yaje kugaruka avuga nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njye. Wakumva meza amateka agahinduka, wakumva meza ubuzima bugahinduka, wakumva meza ukava ku rwego ukajya ku rundi. Ndaguhendahenda kubw'imbabazi z'Imana. Hari abankurikiye bazi twiganye bazi neza yuko najyaga nkibagirwa ikaye ya mate ariko nkibuka isahani. Kuki nibagirwaga ikaye ya mate nkibuka isahani? Najyaga gufata umuceri bakanshyiriraho amaminwa, agashitwa k'igishyimbo iyo kangeraga mu mubiri direct narukaga ibimeze nk'isombe. Bigeze banyinjizamo ikintu kimeze nka buje, sindi umuganga, bakimanuramo indani. Ubwo cyamanukaga byarangiye basanze igifu cyanjye cyararangiye. Baza kwanzura ngo wafata igifu cyanjye ngo bakataho, ngo bamara gukata bagatunganya ku gipimo najya buri saha ngira akantu shyiramo. Bambwira ngo nta cyazapfa, nazajya mba mfite biswi, nari busigarana akantu gatoya. Ubu uyu munsi se muzi ngo barambaze. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Dutewe iteka ryo kuganirana namwe nanone, izina ry'Uwiteka ryamamare. Bike turangije byinshi dusigaje, kandi tuba twifuza ko dusubiza tukaganira kuri buri kimwe cyose kiba tuzi neza yuko cyabasha gutera ikibazo, tugasubiza cyangwa tukaba turi kuganira mu buryo bwiza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Rero turashaka kuvuga nanone gatoya ku bigendanye n'ameza y'umwami na challenges nyinshi tuba twaravuze zikavuka, cyangwa n'udukurikiye bwa mbere si igitangaza. Ariko turashaka kuvuga gatoya nanone mu buryo bwiza bwo kuvuga ku meza y'umwami. Nibikunda ikindi kiganiro nabwo ku byuri suite yaho twari turi, tuzongera dufata umwanya tuhakomeza, ariko reka dusubize gatoya by'umwihariko ku meza y'umwami, dore yuko ari kimwe mu bintu abantu benshi batazi imbaraga gifite, badasobanukiwe umumaro w'ameza, ariko ari icy'ingenzi hejuru y'ubuzima bw'uwizera, bw'uwakijijwe, bw'uwamenye Imana. Reka rero tuze gukoresha amagambo y'Imana, ndibuze gukoresha amagambo y'Imana aboneka, dukoreshe amagambo y'Imana
aboneka mu butumwa bwiza, reka nkoresha abatesalonike mu butumwa bwiza, ndagaruka nyuma nibikunda umwanya nuba wabyemeye tubone uko tuza kwagaruka. Reka tugaruke mu rwambere rw'Abakorino 11, ndi buhere umurongo waho wa 29, 11:29, ntacyo bitwaye. 11:29 haratubwiye ngo kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami abaririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka, ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakisuzuma ntitwagirwaho n'urubanza. Nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu duharirwa nawe, kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Nagasomye ibindi byanditswe byinshi, ariko reka tubanze dusenge. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, nibiba ngombwa n'ibindi byanditswe ndabibaha mu gihe turi bube tuvuga. Nshuti yanjye Yesu, ganza, tegeka, rema, ubaka, ihesha icyubahiro. Nanone uyu mwanya wongera ugira icyo urema, wongera ugira icyo usiga, wongera ugira icyo wubaka mu buzima bwacu, maze izina rye rihabwe icyubahiro. Ngaho gira icyo urema kandi ugikomeze none n'iteka ryose, amen. Reka twizere nta gushidikanya ko Uwiteka agiye kuba inyuma y'ijambo rye kugira ngo arisohoze. Twavuze hejuru ya monde spirituel, twavuze hejuru y'isi y'umwuka. Isi y'umwuka ifite amahame, isi y'umwuka ifite uko iteye, isi y'umwuka ifite uko igenda. Twavuze ko iyo tuvuga isi y'umwuka buri kimwe cyose mwumva nkunze kwigisha kiba kiri specific, kigendanye na monde spirituel. Paulo aravuga ngo ntago duhamagarirwa. Paulo we abwira abantu ngo munsengere mbashe kuvuga ubwiru. Iyo ndi kuvuga ibi mba mbizi yuko mpamagarirwa kuvuga ubwiru. Kandi iyo usomye Abaheburayo igice cya 6 umurongo waho, wenda ntacyo uhere 5:6 aho munsi, ariko cyangwa uhere 5:11 ubone kugera kuri 6. Bibiliya igaragaza yuko tumufiteho byinshi byo kumenya kandi bigoye gusobanurwa. So igihe dusoreyemo, wabyemera utabyemera, ni igihe kigendanye n'isi y'umwuka, ni igihe cy'umwuka. Nusoma Yohana 4:23, Yesu yaravuze ngo igihe kizaza n'abasenga data bibasabe kumusengera mu kuri no mu mwuka, kuko bene abo ashaka ko ari bo bamusenga. Nshuti uneze amatwi, iyo tuvuga iyi si y'umwuka, nababwiye ko ifite amahame. Bimwe mu ihame rya mbere mu bigendanye n'isi y'umwuka, nababwiye ngo hari umwuka uri inyuma y'ijambo. Iyo tuvuga umwuka uri inyuma y'ijambo, nimusoma amagambo y'Imana, Zaburi 62, ahuza 12, Uwiteka yavuze rimwe numva kabiri. Dans d'autres termes, yaravuze numva n'ibitavuzwe. Nusoma urwambere rw'Abakorino 3:6, uzumva ari kuvuga ngo ntago turabigisha b'inyuguti, turabigisha mu mwuka, kuko inyuguti zicisha ariko umwuka ugatanga ubugingo. Iyo tuvuga ijambo, hari umwuka uri inyuma y'ijambo, hari umwuka uri inyuma y'ijambo. Mu isi y'umwuka hari icyo bita umwuka uri inyuma y'ijambo. Ntabwo umukristo akuzwa n'ijambo gusa, umukristo akuzwa n'umwuka uri inyuma. Iyi Bibiliya ubona mfite hano, iyi Bibiliya ndagutangariza yuko ni igitabo nk'ibindi gihe cyose. Iyi Bibiliya izaba nta mwuka uyiri inyuma, hari umwuka uri inyuma y'ijambo. Icyo si twongera kugitindaho. Kabiri, umuntu akuza umwuka we. Mu isi y'umwuka habamo icyo bita kwiyiriza ubusa no gusa. Kwiyiriza ubusa no gusenga ntago ari kote iri spirituelle kuri banyamwuka bo mu rusengero gusa. N'abapagani bariyiriza. Edayeri no kugira na botapfi hari abiyirije. Mu isi y'umwuka kwiyiriza ubusa, iyo uri kubabaza uyu mubiri w'inyuma, uba uri gukuza umwuka ukuriho, yaba mu buryo bwo mu rusengero cyangwa n'ahandi. Mu isi y'umwuka hari uruhare rwo gusenga no kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa rero nakabivuzeho byinshi. Nta kwemera na kumwe kwera kwibarabura kudafitanye isano n'iki mvuze. Yaba muri Buddhism bariyiriza. Sorry. Muri Buddhism, icyo bita Buddhism bariyiriza. Mu bigendanye na, 。  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 Sorry.
mu bigendanye na budisme bariyiriza. Iyo mvuga kwiyiriza ni kubabaza kwiyiriza ni ukubabaza uyu mubiri ariko ufite umushinga wo gukuza umwuka. Nababwiye ko umwuka ufite aho uri n'umubiri ukagira aho uri. Ikiraro kiba hagati y'umwuka n'umubiri cyitwa ubugingo. Kwiyiriza bikuza umwuka w'umuntu. Nubwo uyu muntu wacu w'inyuma arushaho gusaza ariko umuntu w'imbere arushaho kuba mushya. Nshatse kubabwira iki? Kwiyiriza ubusa bikuza umwuka ukuriho. Ntabwo kwiyiriza ubusa ari cyo mu bakirisitu gusa. Even niba udukurikira umuyisilamu urabizi hari icyo bita mwezi Ramazani. Ni ukwezi nabo bagira ko kwiyiriza ubusa. Umukinnyi udukurikiye ari mw'icyo gihe yemera ko bamwita umuswa bakagira gute, ariko kuko ari mu kwezi yahariye kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa kuwemera afite icyo yizera, afite icyo yemera, aho kiva kikagera kigirana isano n'icyo, kuko nibwo buryo bwo kongera gukuza umwuka ukuriho. Ibyo ndeka nzabyigisha ukwabyo, uruhare rwo gusenga no kwiyiriza ubusa, kuko gusenga bihurirayo no kwiyiriza ubusa, kuko buri gusenga kose si ukwiyiriza. Imana yo mu ijuru dihana umugisha. Ibyo twarabibonye. Gatatu, twabashije hari icyo bita meditation, gutekereza ku mwami wawe. Meditation yaba mu isi ni acte yo mu isi y'umwuka. Iyo ndi kuvuga isi y'umwuka narabibasobanuriye, iba iri mu bice bibiri. N'abatari abo mu rusengero bazi ibigendanye n'icyo bita yoga. Ntabwo mbonye umwanya wo kubisobanura. Kumedita, gutekereza ku mirimo y'umwami wawe, kugera ku rwego na Satani ashaka kuzamuka, ukagera aho ubwira umutima wawe ngo wa mutima wawe wimpagararamo. Gutekereza, meditation iri guterura ubuzima bwawe ikabushyira mu bundi budahangarwa. Aho umuntu ashobora ari gutekereza amateka y'Imana yagahaguruka akikunkumura akavuga ngo sinzapfa nzarama, ashingiye kuho yanyuze yari kugwa akabona kahageze atazahagwa. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Aho narindi kuvuga ibigendanye na meditation. Ikindi nakavuze nibigendanye no gusenga mu mwuka. Iyo bavuze gusenga mu mwuka mwumva iki? Gusenga mu mwuka no gusenga mu rurimi. Simbonye umwanya wo kubisobanura, ntacyo tuzabishakira umwanya. Aho hari uruhare rwabyo mu gukuza umwuka ukuriho. Yesu aduhana umugisha. Dusomye amagambo nshaka kindi cyo nshaka ko tuvugaho kubera impamvu z'igihe, nibijyanye n'uruhare rw'ibyo turya n'ibyo tunywa. Ibyo turya n'ibyo tunywa bifite uruhare rudasanzwe ku mwuka wacu. Ibyo turya n'ibyo tunywa. Niyo mpamvu Bibiliya yongera kukubwira Luka 22 nuhera za 24 na 25 hakubwira hejuru y'icyo bita kugwa ivutu, bikaba byatungura umwuka ukuriho. Kugwa ivutu, hari ibiryo urya bikaba byaremerera umwuka wawe. Mu isi y'umwuka habaho gukura binyuze mu isi y'umwuka, wakura binyuze mu byo urya. Mu isi y'umwuka nta poromosiyo idafitanye isano no kurya no kunywa. Mu byanditswe twigeze tubanza kubaha mubyibuke, harimo ibigendanye no kuvuga ngo mbese ibyo ndya byagira iyihe ngaruka ku mwuka wanjye. Bimwe mu biryo byitwa ibiryo by'umwuka harimo ameza y'umwami, ariko kuyagiyeho ayumva ayasobanukiwe. Kubaciye muri Eglise Katolika icyo bita transubstantialisation. Niki iri jambo rivuga? Ni ijambo rivuga gufata, mwese mwaciye muzi icyo bita Eucharistia. Niryari ihinduka umubiri wa Kristo. Sicyo nshatse kwigisha, nta nubwo ariyo focus. Bibiliya itubwiye iki?
kugira ngo ibi byumvikane neza dusomye amagambo. Aha dusomye haratubwiye ngo 11 aha kuri 29 rwa mbere rw'Abakorino 11:29 haratubwiye ngo kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri umwami abaririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka, ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke n'ibindi byinshi. Pawulo ubwo yitegerezaga Abakorino yatangiye kwibaza uburyo umuntu aba ku meza neza agasigara arwaragura. Kuri Pawulo ntibyasonaga, atangira kwibaza ni ikihe kibazo muri Bakorino bafite asanga bajya ku meza nabi. Hano hari abankurikiye bazi twiganye bazi neza yuko najyaga nkibagirwa ikaye ya mate ariko nkibuka isahani. Kuki nibagirwaga ikaye ya mate nkibuka isahani? Najyaga gufata umuceri bakanshyiriraho amaminwa, agashitwa k'igishyimbo iyo kangeraga mu mubiri direct narukaga ibimeze nk'isombe. Bigeze banyinjizamo ikintu kimeze nka buje, sindi umuganga, bakimanuramo indani. Ubwo cyamanukaga byarangiye basanze igifu cyanjye cyararangiye. Baza kwanzura ngo wafata igifu cyanjye ngo bakataho, ngo bamara gukata bagatunganya ku gipimo najya buri saha ngira akantu shyiramo. Bambwira ngo nta cyazapfa, nazajya mba mfite biswi, nari busigarana akantu gatoya. Ubu uyu munsi se muzi ngo barambaze, uyu munsi se ngo muzi ngo byaragize. Ariko ku meza haba ubuzima, ku meza y'umwami hari irindi sezerano rishya rijya ribaho. Ku meza, iyo mvuga meza simbivuga nka pastor, mvuga meza nk'ubuzima, mvuga meza nk'imibereho, mvuga meza nk'ayagukiza iyo ndwara, mvuga meza nk'ayatanga urubyaro, mvuga meza Data wa twese uri mu ijuru. Njyewe rimwe na madamu wanjye ubwe izambaza, ariko igipimo wizerera mw'ameza uzirinde bitakubera ibikigirwamana. Ndavuga ngo iyihe mana? Ameza ni ameza kuri kote yanjye, numva ameza nk'ayo mana. Kandi ni mu gihe ni Yesu wabyivugiye, Yohana 6:48. Reka tuhasome ibindi ngiye kuvuga, dore yuko kandi igihe twavuze ikintu ureke challenge kanitwe ko ndi gusubiza. Umwungeri wambwiye ngo biriya bintu wari uri kuvuga kabone n'ubwo ari byo, ariko biragoye kuko hari ibindi twigishije cyangwa twatanze. Natwe twese ni kimwe, ariko se duhame duhisha ukuri. Isi y'umwuka abaho kurya no kunywa. Umukozi wese wa shitani kugira ngo atere imbere bamuha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Baragufata bakaba baguha amaraso y'inzoka cyangwa amaraso y'umuntu, umuntu akava mu rwego akajya mu rundi. Yesu abivuga iki kuri twebwe? Yohana 6, ibindi byose nza kuvuga nze no guheraho. Kristo abivuga iki? Munyemerere dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe nyine na Yohana, ntabwo biba ari ibyacu. Yohana 6, munyemerere duhere nta kibazo ku murongo wa 51. Handitse ngo ninjye mutima wavuye mu ijuru, umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo buhoraho n'umubiri wanjye. Umva 52 uko havuze. Abayuda bajya impaka bati, mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo turye? N'abayuda bari batangiye kwibaza, twarya umubiri we gute? 5:3 Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye akaba ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri nge, nanjye nkaguma muri we. Amina. Nk'uko data uhoraho yantumye
nanjye nkaba ndiho ku bwa data, nikundya nawe azabaho ku bwanjye. Uyu ni wo mutsima wavuye mu ijuru, si nk'uwo basokuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo urya umutsima azabaho iteka ryose. Umva itanu n'ikintu uko watubwiye. Ibyo yabivugiriye mu isinagogi yigisha i Kaperinawumu. Nuko benshi mu bigishwa be babyumvishe baravuga ati, iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Umurongo wa 60 reka ariwo nsoza. Nuko benshi mu bigishwa be babyumvishe baravuga ati, iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Shuti uneze amatwi, ibi mvuze si ibyanjye. Aya magambo nsomye, nawe fata Bibiliya urebe yuko ntayasomye mu ikaye, urayasanga muri Bibiliya yawe. Iyo turi kuvuga uruhare rw'ameza mu gukoza umwuka ukuriho, mu kwirukana dayimoni, mu gucagagura karande, mu guca buri kimwe, hari uruhare rw'ameza. Hari uruhare rw'ameza ku gipimo. Iyo yagiyeho wumva ibyo ugiyeho, iyo yagiyeho warayigishijwe, iyo yagiyeho warayasobanukiwe. Ndibuka rimwe hari umwana umwe w'umwungeri muri paruwasi hano ya Gasyata. Ubwo mbivuze gutyo bamwe bamumenye. Yari amaze imyaka 9 nta rubyaro. Pasiteri amamagara ari muri South Africa, arambwira ngo ni Jado tuvugana. Ati yego, ndakwinginze ujye gusengera umwana wanjye. Mugezeho muhashyira ku meza, ariko yahamagaye umwana we ngo mwana wa Jado yaje kugusengera. Ati no, yaje ariko yanshyize ku meza aragenda. Aramubwira ngo mwana wanjye igaburo warigiyeho kuva ufite imyaka 12, ngo ninza nzamugarura tugusengere. Nawe ntiyarazi, ntabwo impamvu navuze cyaki, ntabwo yarazi imbaraga z'ameza, uruhare rw'ameza mu kuzitura buri kimwe. Hari uko nizerera mu meza, nawe wabyizera bigakunda. Wajya ku meza mu buryo budasanzwe, wajya ku meza utabyara ukabyara, wajya ku meza amaraso yawe arimo uburwayi. Pawulo arebye Abakorino biramucanga, abona barwaragura, abona basinzira, nibwo yamenye ko bafite ikibazo. Reka dugaruke mu ijambo twavuze hano mu Bakorino. Nibiba ngombwa dore yuko yo ndi kuvuga iminota nihuta, nsoreze naho ngaho ntacyo biza kwica. Reka tugaruke aha mu Bakorino. Ikindi gihe nibinakunda nzababwira nibiki biri muri uyu mubiri wa Kristo, nibiki biri mwaha. Kristo aravuga ko, reka twumve 11:23. 11 urwambere rw'Abakorino 11:23. Nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Uyu ni umubiri wanjye, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Iyo turi muri uwo muhango tuba twibuka. Kristo ntabwo yarananiwe gusobanura ngo atange explanation, ariko niwe uzi uko abigenza kugira ngo iki kintu wakiriye kibe kidasanzwe muri wowe, we ku giti cye. Ahubwo igihe uri kubikora utyo uba wibuka urupfu no kuzuka, uba wibuka umwami wawe ngo kugeza ahazazira. Bibiliya ikomeza itubwira gute? N'igikomba kigenza atyo bamaze kurya. Iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yawe, uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzarya uwo mutsima, niko Bibiliya ivuze, uko muzarya uwo mutsima mukanywera ku icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza ahazazira. Nicyo gituma umuntu wese urya uwo mutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera kuri icyo gikombe cy'uko bidakwiriye azagirwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yiyinire, yisuzume. Kubijyaho uko bidakwiye uri gucumura ku mubiri, uri gucumura ku maraso. Uyu ni umubiri wanjye. Wumva iki kintu, Mwuka Wera yagufasha ukumva iki kintu, ubuzima bugahinduka. Mwuka Wera yagufasha ukumva iki kintu, amateka agahinduka. Ukajya ku meza wumva ibyo ugiyeho, ukabona unesha ibyananiranye. Bibiliya yakomeje ivuga iki kirahagije ngo uko data uhoraho yantumye niko Yesu yavuze, nkaba ndiho ku bwa data, ngo nikundya nawe azasigara atari uriho, ariho ku bwanjye. Pawulo niwe yaje kugaruka avuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho.
ni Kristo uriho muri njye. Wakumva ameza amateka agahinduka, wakumva ameza ubuzima bugahinduka, wakumva ameza ukava ku rwego ukajya ku rundi. Ndaguhendahenda kubw'imbabazi z'Imana. Ufite umushumba mukunda ameza mw'abakirisitu. Nibi wacu twe dutunga ihame ko mu cyumweru cya gatatu tujya ku meza. Hari n'igihe twari turi muri situation igoye. Abenshi harabona rengaga nkajyayo, harabona akoresheje amatelefone bakajya ku meza kuko ameza bagiyeho. Hari uruhare rw'ijuru mu kugira icyo akora. Buri promotion yose igendana no kurya no kunywa. Wajya ku meza nonaha bigahinduka. Ahubwo nibi bituvuga uri kubyumva waba ugize umugisha. Wanaduhamagara tukagufasha ukajya ku meza mu buryo bw'umwihariko ukareba icyo ameza byara kuri wowe. Munyemerere nsome ibyanditswe bikeya. Urwa mbere rwa Petero nsome igice cya 2. Nibuza nsoma umurongo wa 24 mpawuze na Yesaya. Ntacyo ndahita mbarekura undi musubire mu kazi kanyu. Mbifuriza kujya ku meza neza. Buri kimwe wibwira ko gikomeye wajya ku meza neza kigashwanyuka. Nzabereka uruhare rw'ameza mu byo ndi kwigisha bigendanye n'ibirango by'umuryango na buri kimwe. Imiryango 26 yacu especially abanyarwanda, kongeraho 24 ifite ibiyiranga. Ku kibiri buri biyiranga icomekwa hehe ibimeze nk'ibyo. Ibyo byo nzabigarukaho kwabyo. Yesu aduhana umugisha. Katugaruke gatoye. 2 kuri 24 je crois 24. Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha tubeho kubwo gukiranuka. Imibyimba ye niyo yadukijije, kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari we mucunguzi wabwo. Kanyahuze n'aya magambo aboneka mu gitabo cya Yesaya 53. Ndasoma wenda umurongo wa 5 n'uwa 8. Ibiba bikunze Yesaya 53. Nababwiye ko umuhanuzi Yesaya nuvuga kuri Kristo, umuhanuzi Yeremiya avuga ku Mana Data, umuhanuzi Hezekiya ni hejuru y'icyo bita umwuka wera. Bizajya bibafasha kumva ibyo mugiye gushaka. Yesaya 53 dere ku murongo waho wa 5. 5 atubwiye gute? Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twebwe twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyanye kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'uyikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu gihe cye ninde wamwitayeho ko yakubiswe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. Nakavuze byinshi muri aya meza, mu mibyimba y'urakira. Vuga se ngurakira iyihe ndwara? Nawe yihe iyo urwaye niyo yakira. Mu mibyimba ye hahinduka ibintu. Wajya ku meza adasanzwe bigahinduka. Shuti uneza amatwi, twakavuze byinshi ku bigendanye n'ameza. Gusa ugiye ku meza wowe yumve, kandi wiyumva uko nge nyavuga, yumva uko Bibiliya yavuga. Mu meza hari ibintu twakiramo.
mu meza twakiramo ibice byinshi, mu meza twakiramo gukira kw'ibyaha, mu meza twacamo karande, mu meza byagira ibiba inyuma, mu meza nta kitakunda. Nagirirwa umugisha wazayajyaho noneho uyumva. Kandi hari ikibazo kivutsaho, wanaduhamagara n'iri joro ukajya ku meza, noneho ukareba niba ibyo tuvuga ari amagambo, ukajya ku meza mazima, ntupfe kurya, ntupfe kunywa utitaye ku mubiri n'amaraso, ukayajyaho ukareba ko ari ameza adakiza indwara, ukayajyaho ukareba ko ari ameza atatanga urubyaro, ukayajyaho ukareba. Ibyo mvuga mu rusengero si rimwe, si kabiri, si gatatu, tujya ku meza. Ngo ntabwo twifuza ko andi meza tuzajya gukora abameze gutya gutya na gutya baze babanje gushima. Ameza arabikora, ameza ahindura ibyanze, ameza yagira icyo ahindura. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana yo mu ijuru ibashoboze. Bike turangije, byinshi dusigaje. Nagasobanuye muri uyu mubiri ibice bibiri by'ingenzi biri muri aya meza. Ihemba abagizi ba neza ntibibagirwe, mbatuyeho kujya ku meza adasanzwe. Ngerageje gusubiza n'ibindi byinshi abantu baba bibaza mu ngo zabo naho baba baragiye, kandi birenze kuri ibyo twayavuzeho kumva nturi kubisobanukirwa. Ubona telefone aho munsi watubaza tukagufasha. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka twubahe Isumba byose dusenga. Inshuti yanjye Yesu, tuvuze hejuru y'ameza, turakwinginze ngo buri wese wumvishe nanone umumaro w'icyo watumariye, icyatumye ukubitwa, ngo ibyaha byacu byikorera ubijyana ku giti, ntihaboneke impinduka. Ndatura gukira, ndatura ubuzima, ndatura ubutsinzi, ndatura inkomezi kuri uyu muntu wumvishe ibi. Izina rye rihabwe icyubahiro. Ganza, tegeka, rema, ubaka, ihesha ikuzo mu izina rya Yesu, amen. Birashoboka ko waba utuye ahantu hakure, gira umwungeri uhamagara gufashe kujya ku meza, yaba mu buryo bwa telefoni kuko si igitangaza. Gira umwungeri usanga mu rusengero, ujye ku meza wumva ibyo ugiyemo. Iyo umuntu afashe umuntu akamubatiza, amagambo avuga ngo mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we, nibwo ababatijwe. Ababatijwe. Ariko kuba ndi pasiteri nkagukubita mu mazi ntibivuga ngo waba ubatijwe. Ibyo mvuga nibyo bituma umenya kubatizwa. Iyo mpagaze turi gushyingira tukavuga ngo kanaka abaye umugabo wa naka mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we, waba yemewe, ubonana nawe ntubusambanye. Amagambo avugwa nk'uko Yakobo 1:22 abivuga, byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Imana igushoboze ujye ku meza, wakira ubuzima, wakira ubutsinzi. Gerageza n'icyo ngicyo maze urebe mu isi y'umwuka uburyo amateka atangira guhinduka. Urakoze Yesu kubw'uyu nguyu, amen. Shalom shalom, naho ubutaha kuboko Imana kubatwikire.